turagushuhuje wowe ubana natwe mu makuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho. Ni Hot News TV, niba bikomeje kugenda bisohoka mu bitangazamakuru, birumvikana ko rero mbere yuko ninjira mu makuru ngomba kubanza kubifuriza amahoro y'Imana, ibyiza by'Imana, uburinzi bwayo ko byakomeza kugenda bibana namwe, kandi mboneraho kubasaba yuko mwankiza amatwi muri aka kanya nkabagezaho amakuru mbazaniye. Mbere yuko twinjira mu makuru mbazaniye rero nabanza kubasaba yuko utari yakora subscribe yayikora, mukajya mwibuka no kudukandira kuri like kugira ngo inkuru zacu zigere kuri rubanda nyamwinshi, kuko iyo mwakoze like bituma YouTube idukorera ikizwi nka recommendation, bigatuma inkuru zigera kuri rubanda nyamwinshi, channel ikagomeza boosting. Reka dutangire n'amakuru yacu rero nkuko mubibona, nkuko mwabibonye kuri cover twaberetse, tugiye kubagezaho inkuru y'urupfu rw'umugabo wamenyekanye cyane hano mu Rwanda ku mazina atandukanye. Harimo abamumenye nka Professor Niga, harimo abamumenye nka Karasira, harimo abamumenye nka Aimable. Mbese uko wamumenye kose icyangombwa no kumuzi, ndatekereza kuri cover ya mwabonye kuri screen, ifoto ye mwayibonye. Uyu mugabo rero ni umugabo wamenyekanye cyane, amenyekana bitewe n'udushya agenda agakora. Ni umugabo wigishiye muri kaminuza y'u Rwanda imyaka igera muri 15, aza guhagarikwa bitewe nuko icyo gihe bamuhagaritse bavuga yuko afite imyitwarire itajyanye n'indangagaciro z'umunyarwanda. Uyu mugabo rero yagiye amenyekana cyane mu bitangazamakuru, aho yakoraga ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwa YouTube. Uyu mugabo murabizi ko mu myaka yagiye yaje gutabwa muri yombi, aho yarakurikiranweho ibyaha bitandukanye, ariko muri iyi minsi, mu minsi ishije, yaje kuba yajurira urukiko nyuma yuko urukiko rwari rwamukatiye igifungo cy'imyaka 30. Arajurira, urukiko rumukatira igifungo cy'imyaka 5. Iyo myaka 5 rero Professor Niga akaba yitabye Imana, igihano cye kirangiye. Tuje kubabwira uko yapfuye, uko byagenze kugira ngo apfe. Ni inkuru yamenyekanye rero rwose mu masaha atari menshi yahise, aho urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero RCS ari rwo rwatangaje urupfu rwa Karasira Aimable. Amakuru nk'uko tubikesha itangazamakuru, urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero RCS rwatangaje ko Aimable uzaba kiriho, Aimable uzaramba Karasira wari uzwi cyane nka Professor Niga ku mbuga nkoranyambaga, yapfiriye muri gereza ya Mageragere nyuma yo kwiyahura nk'uko byatangajwe n'uru rwego. Uru rwego rero rwatangaje yuko uyu Karasira yabanje kugerageza kwiyahura, kuko ngo yafashwe agerageza kunywa imiti irengeje ikigero cy'imiti yakagombye kuba afata, hanyuma bamujyana mu bitaro. Birangiye Karasira aba yitabye Imana. Mu itangazo RCS yashyize hanze ku ya 7 Gicurasi 2026 yavuze ko Karasira yitabye Imana aguye mu bitaro bya Nyarugenge nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti y'uburwayi asanzwe anywa, cyangwa se cyagenwe. Urabizi ko iyo ugiye kwivuza baguha imiti, ariko bakakubwira ati wenda mu gitondo uzajya unywa ikinini kimwe, n'urugero saa sita unywa ikinini, ku mugoroba unywa ikinini. Ushobora rero kugira gutya ukanywa ibinini 5 cyangwa se ibinini 10. Urumva icyo gihe uba urimo kwiyahura, my friend, kuko ubu bizi neza yuko kunywa imiti gutyo ntacyo byakumarira. Sinibaza niba umaze nk'imyaka 5 ufata imiti kandi uyifata neza ku gipimo bakubwiye, yuko icyo gihe ari cyo wavuga ngo reka fate umunsi umwe, ari wo wavuga ngo reka fate igipimo cy'imiti myinshi ndeye ko nkira. Uba ufite impamvu. Yes, wabikoze. Uyu mugabo rero RCS kandi ikomeza ivuga ko itegereje raporo y'abaganga. Ubwo twabonaga iyi nkuru, RCS yari gitegereje raporo y'abaganga ku cyateye urupfu rw'uyu mugabo. Aya makuru kandi aje nyuma y'umunsi umwe gusa ibivugwa ko Karasira yari yarangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 yari yarakatiwe n'urukiko rukuru. Urugereko rwihariye rwa Nyanza
ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Uyu Karasira rero abantu benshi bamuzi cyane, umugabo wagiye agaragaza udushya twishi kugeraho abantu benshi bavugaga bati uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe bitewe n'uburyo yagiye agendaga yitwara, yaba mu biganiro yagendaga akora, yaba uko yitwaraga ubwo yabaga ari mu manza, mwagendaga mubona videwo ze uburyo yitwaraga my friend. Gusa nanone umugabo akaba yashimishaga abantu ubwo yakoraga ibiganiro, yakoraga utuntu twatumaga abantu bakunda ibiganiro bye. Dore ko Karasira yari umwe mu bantu bavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda mu myaka yashize, cyane cyane kuri YouTube, aho yakoreshaga ibiganiro byiswe Ukuri Mbona. Ibyo biganiro rero nibyo byamuhesheje abakunzi benshi, amahirwe yo kugira abakunzi benshi ndetse no kumenyekana, kamenwa n'abantu benshi hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Yes, uyu mugabo Karasira yatawe muri yombi muri Gicurasi 2021 akurikiranweho ibyaha bitandukanye birimo guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, gukurura amacakubiri, guteza imvururu muri rubanda, kudasobanura inkomoko y'umutungo ndetse kudasobanura inkomoko y'umutungo we n'iyezandonke. Ibyo byaha nibyo yarakurikiranweho, ariko nyuma icyo gihe urukiko rwaje kuba rwamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 twababwiye, ariko nyuma arajurira, urukiko rumuha igihano cy'imyaka 5, gufunga imyaka 5. Igifungo cy'imyaka 5 rero yari yarakatiwe kikaba cyari cyarangiye. Nkuko mwabyumvishe neza ko urupfu rwe ruvuzwe nyuma y'uko hari hamaje gutangazwa, nyuma y'umunsi umwe hatangajwe ko uyu mugabo yarangije igihano cye. Nta kundi rero reka tumwifurize iruhuko ridashira, kandi umuryango we aho uri hose wihangane, abavandimwe be, inshuti, abamukunda bihangane, nta kundi. Iyi ni inzira ya twese. Ubundi ngo umuntu wese arwana n'isi akarwana n'isi, ariko birangira gutsinze. Birangira iriya nzira Karasira yagiyemo, buri muntu wese ayinyuzemo. Uko wabigenza kose, icyo wakora cyose, uko wabaho kose, uwo waba uri wowe wese, iriya nzira buri muntu wese ibimutegereje. Reka namwe rero mbashimire kuba mwagiye mubana natwe muri aya makuru, mugafata umwanya mukabana natwe, babwira ko mbakunda cyane, kandi turakomeza kugenda tubana muri aya makuru n'ibiganiro ndakomeza kugenda mbagezaho. Mukore ibisabwa, birimo gukora subscribe tujye tubasha kubana.